Doris Media House. Doris Media House. Doris Media House. Who is your crush? Uri kundeba, who is your crush? I don't know. Maybe we will meet up one day and then you tell me your crush. So, turagarutse nanone rero. Turagarutse with the second episode. This is the second episode yacu. Last time twari turi kumwe na Sabrina atubwira crush ye twaramubonye. And today we have a new one. Guess who? Yes, we back. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'umusore rwose mubona wikozeho agasatsi k'umukara ke agapira ka Paris Saint-Germain rwose murabona ko ari umusore w'inyarugenge. Turagarutse rero muri Who is your crush? Agiye kutubwira crush tugiye kumenyera hano right now. Turi kumwe nande muri Doris Media House right here. Umeze ute mwana? Sawa Ni ma. fresh. Sawa cyane. Witwa nde se? Nenge kwa ngo bakwita nde kandi nari ko mvuze na Nitwa Willy. witwa Willy. Yeah. Willy. Willy se kuri Williams. Urasa nka William. William. Griffin. Amazina yawe kundangamuntu ni ayahe? William. William. Niryo witwa gusa. Iradukunda. Warakoze cyane. William Iradukunda tugiye kubana muri Who is your crush? Who is your crush rero ni content mwereka amafoto y'abakobwa batandukanye Abakobwa. kuko ndakeka uri umuhungu. Uri umuhungu? Yes, mwereka abakobwa ugahitamo cyangwa se ukareba uwaba crush wawe muri abo. It's like a guessing who can be your crush. Iyo mubuye. I don't know nimba wamubura ariko turaya nimba umubura koko. Hari igihe wamubura ubwo. Okay, let's wait and see. Yeah, are you ready? Cyane. Okay. So, tugiye guhera kuri uyu mukobwa yitwa DJ Crush and DJ Sonia. Okay, who is your crush? DJ Crush. Lily. Yeah. Wow. DJ Crush Bwiza. Bwiza. Why Bwiza? Bwiza aririmba neza. Cyane. Ni iki kintu kigukurura kuri we like cyatuma aba crush wawe? Aririmba neza, afite ijwi ryiza. Rigukurura. Rigukurura. Ntago inkorora. Riranezeza. Byatuma nyine ubona umwishimiye. Okay. Yeah. Bwiza Ariel Ways. Bwiza. Bwiza. Yeah. Bwiza Marina. Bwiza. Bwiza Angel Mutoni. Bwiza. Bwiza. Bwiza uyu mukobwa mwitegereze neza yitwa Alice. Uramuzi? Alice. Yego. Ndi kubona ifoto nyizi. Uratuhitiramo rero cyangwa se tubwire crush. No. Yes. Alice. Yego. Alice ariko ni sawa. Sawa cyane. Ubwo crush ni Alice. Ntago umuntu yafata bose. Oya. Nubita mu Bwiza na Alice. Alice. Wow. Alice Fifilaya. Fifilaya rero namuvugayo ibintu nka bibiri. Hanyuma ngahitamo umwe. Fifilaya ni umuhanzi ufite discipline. Cya kabiri ni umwe mu bantu twiganye wari ufite viziyo kandi nziza. Ariko Nihangane kuri iyi nshuro. Nihangane. Alice Alice Butera Knowless, like, yeah? Who is your crush? Alice. Alice Mutesi Jolie. Alice mwana. Wow. Ose. Alice Kete Bashabe. Alice. Crush William abaye Alice uyu munsi muri Who is your crush? Ku bantu batazi Alice rero iyi foto nayihisemo cyangwa se uyu mukobwa ni ex uyu muhungu. Mu makuru mfite nkura mu bamotari. Ese nibyo? Ese kucyo muhisemo? Kucyo muhisemo? Ndaza gusobanurira inyuma ariko ni wowe crush wawe se Alice ni umuntu ufata gute mu buzima bwawe? Alice nk'uko bivuze ni ex. Yes.
ni umwe mu bakobwa yambereye inshuti, yambereye umuvandimwe mwasangiye akabisi n'agahiye cyane. So rero mfite impamvu zo kuvuga ko mwazamukanye hamanuka n'ahazamuka ahantu hose hashoboka mwari kumwe twari abana. wow Sorry gatoya. Alo, waretse nkakuvugisha ko ndi mu kiganiro mu kanya? wari uri kutubwira kuri Alice. Alice mwanyanya mu bihe byinshi. Alice twabanye turi batoya. Alice asobanura ibintu byinshi ku buzima bwawe. ku buzima bwanjye. Ikintu mbonyemo ni uko waramukundaga kuko nimba ex wawe akiri crush wawe ni iby'agaciro gakomeye cyane. So hari ukuntu utandukana n'umuntu ariko ukirengagiza ibyiza waba umuziho, ariko Alice yabaye umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye kuko sinzibagirwa ko ari umukobwa wigeze kunyanga ngo ntabwo nyijijwe. urakijijwe mu buzima busanzwe? Yego. Tuvuye kuri Alice gato ariko ndaza kumugarukaho ntunyibire kamanze njya kabiswi hano. Alice mu by'ukuri nako William yadukunda ubundi ni umusore umeze gute cyangwa se urakoze. Ni gute wakwintroduce ku bantu batakuze ko bwa mbere? Iradukunda ni njyewe. Ku bantu bambonye bwa mbere ndi umusore, ni umunyakabanda, ikindi ndi umukristo. Nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo ahari niyo mpamvu nari mvuze Alice yigeze kunyanga kubera ko ndakijijwe. Ariko yarakijijwe. Sinigeze nyizwa ngo nkunde, ahubwo twaje kuburana turanatandukana, ariko nza guhura na Kristo nyuma twongera kuza guhura narakijijwe tubisubiramo. So rero uwo niwe gusa. Wowe William turi kumwe kano kanya, uri umukristo warabatijwe, gukorera Imana iki? Nkorera Imana ibintu byinshi. Vanga ubundi ndi umwana w'Imana, ariko iyo umwana ari mu rugo hari ibyo akora kuko agomba kubikora mu rugo. So rero umurimo wose witwa uw'Imana, kuko ndi mu rugo kwa data, kuko mfitanye isano na Kristo, uwo murimo ndawukora. Uvuze akantu ko gukizwa no mu nzu y'Imana, hari abantu bahita bihuza n'ibi bintu turimo byaba bwiza n'aba Fifira cyangwa n'abo bose bakabihuza bakavuga ati ni gute bihuye? Basobanurire gato cyangwa babwire ese bo ntabwo babwiza urakoze Imana. Yego. Nayo mpamvu wenda naje mu kiganiro, kuko iyo nza kuba mfite imyumvire imeze nk'iyo simba naje. Ariko kimwe mu bintu nyine byica abakristo muri iyi minsi ni ukudasobanukirwa, kudahishurirwa. Umuntu akakira Kristo umwami n'umukiza agahita yumva ko abo ngabo uvuze batamureba cyangwa bari mu yindi si yabo. Nyamara hari ikintu twita muri gospel tukita sonship ndetse na fellowship. Sonship ni isano umuntu agirana na Kristo kubwo kumwakira mu buzima bwe. Hanyuma fellowship ni umubano wa muntu wakiriye Kristo agirana nawe, ubusabane agirana nawe. So rero umukristo umaze gukizwa hari igihe yibwira ko atari mu isi. Yego. Hanyuma nyine akumva ko akwiye komeza kubaho ngo ubuzima bw'umwuka, ariko akirengagiza ko ari mu isi. Aba bavandimwe ba Bwiza abandi nabo ni abantu baba basenga mu buzima busanzwe, ahubwo ibi baba babikora nk'akazi. So rero kubabona gutya bari mu kazi, hari igihe uwitwa ko ari mu rusengero ari muri korali yibwira ko bitamureba, ariko siko byagombye kugenda, kubera ko ahanini usanga baba bafite ya mitima ica imanza. Usanga umuntu umucira urubanza kandi ari nawe muntu wa mbere uzirikana Imana, kuko ntekereza anashidikanya ko ntabwo wagera kuri level bariho atari Imana yakije inyenyeri yawe. Biragoye cyane. Nta muntu Satani ajya azamura. So rero Satani ntabwo afite ubushobozi bwo kuzamura abantu, nubwo buri gikorwa cyose kizamutse abantu bakitirira Satani. Nta n'imbaraga afite, by the way. Yes, tugaruke kuri Alice rero, ntabwo wamunyibagije by the way. Alice ubundi mwakundanye ryari? Alice
kuva ryari mutandukana kuva 2013. ubwo niba mbaze neza hashizemo imyaka igera muri 12. Kuko twatandukanye 2022 I think 2022 mwari mumuranye imyaka igera mu 10. ya yego. Kunumvisha icyo gihe warusha kuba wari ukiri umwana mu byo ndi kubonesha amaso, ubwo wagiye mu rukundo ukiri mutoya. So nagize umugisha wo kugira impano yo gukina volleyball, hanyuma mwamenye gute? Duhe na story gatoya ujya no guca mu ijambo ariko. Nigaga ahantu bita i Nyanza muri groupe scolaire Kigoma. Noneho nari umukinnyi wa volley kandi nari nzi volleyball, urumva uturutse i Kigali kuri Express ye icyo gihe Express zari zigezweho, uretse ko muri iyi minsi narabonye hari kubona ikintu cyiza abantu bakagiharara kikongera kikabura kikazongera kikagaruka. So niyambaraga uduspace cyane, umuntu uzi volleyball turi ku Kigali, ibintu nk'ibyo. So hanyuma rero kubera kumenya gukina volley nkagenda ngira hit mu kigo. So hanyuma navango nari mfite abakobwa benshi dusa nkaho dukundana, ariko noneho abakobwa barabakunda abakinnyi cyane. Noneho nari umudivantiste ariko ari wa mudive wabivukiyemo utabyubahiriza, utagendera ku mategeko yawe. Yes, nari umudive wavukiye mu kintu. Urumva iyo wavukiye mu kintu ntabwo ugiha agaciro nk'umuntu wagihisemo, nkabifata uko nshaka. So rero Alice rero ari mu bantu bankundaga ntange mbakunda. So rero Alice nkajya mukunda ariko mfite n'abandi bantu mutendekaho benshi bagiye batandukanye. So rero azi kubimenya arahamagara, namusanze iwabo nta mu Butansinda Nyanza. Yego, musanzeyo arambwira ati tubireke. Se kubera iki? Ati ntabwo nyine kijejwe, urafatafata. Yakundaga gukoresha akajambo ngo urafatafata. So rero numva birambabaje, ariko kuko nari nzi ko mfite abandi bantu ku ishuri, numva nta kintu bintwaye, ariko nkumva umutima uramukunda. Ubwo wari ufite imyaka ngaho nivuza abantu bahita bamenya imyaka mfite, reka tuyihorere. Okay, gusa ari umwana uri muri primaire? Nari ndi secondaire wayitangiye. Okay, mwari ingimbi n'abangavu sinzi muri ko nabyite, mwari mukiri batoya ariko twari turimo, kuko we yigaga P6 niga S1. mwari mwegeranye cyane. Urukundo ruratangira mu kigo. So nkamukunda ariko mfite gutendeka. So rero nza kuva i Nyanza nza kwiga i Kigali, ngarutse mu rugo. Hanyuma nza gukizwa rero, nijijwe, ariko kuko ndi umuntu ujya mu bintu nkabijyamo, ngira amatsiko yo kumenya kugira ngo nanjye nibiba ngombwa nzamenyesha abandi. So rero kukubijyamo rero biza kuba ngombwa, twaravuganye kuri telefone, ndavuga nti narahindutse gutya na gutya, kandi sigaye ndi preach. Anyinvitinga mu gitaramo cya youth, ndagenda njyayo. So ndapreachinga, maze gupreachinga ndataha, noneho nyuma twongera dusubira mu rukundo. Twongera turakundana, dukundana igihe. Mwakundanye udakijijwe? Yego. Mufata mutamo? Yego. Muragaruka ukijijwe murakomezanya murakomezanya? Turakomezanya, yego. Urugendo rutoroshye ariko kabisa. Niyo mpamvu navuze ngo niyo crush cyane, kuko yabaye umukobwa wo kwizerwa kandi cyane. Ni ikintu wakundiraga Alice cyane kuruta ibindi? Mwaratandukanye ready? Okay, ntabwo twabahuza ngo musubirane, ntabwo dufite ubwo bushobozi. Ariko mu gihe mwamaranye cyangwa se muri icyo gihe, ni ikintu wumva cyagukururaga kuri Alice icyambere ni umukobwa mwiza. Ni mwiza kabisa, ngira ngo uze kubereka ifoto barebe. Ariko ni mwiza. Cya kabiri umuntu mu ex umuntu abata kimuha agaciro ko ndumva kimuha. Njye komeze ntabwo ntekereza icyatumye dushwana, agaciro cyane cyo yamaze mu buzima bwanjye. Alice ni umukobwa mwiza physical, ndetse afite n'umutima w'ubumuntu ndetse n'uw'ubumana. Afite umutima w'ubumuntu n'uw'ubumana muri we cyane. Ni umukobwa uri supportive cyane, ku buryo nakunda akarengane, kandi ni umukozi. Umukozi
yakora buri kimwe kitabangamiye Imana ariko kugira ngo agere ku cyo ashaka. ni ikihe kintu gikumbura kuri Alice? Um, ni byinshi ariko kimwe Yego. mbura inseko ye. Akahana ari rwose tumusuhuze cyane, yumve ko rwose uwo bahoze bakundana akumbuye inseko ye. Ubu se tuvugana mu by'ukuri muracyavugana? Turavugana cyane, turavugana cyane kuko bajya bavanga aho yanyuze rwose, ariko buriya ni nyuma nkeka ko ari iminsi. Yego. Nibyo. So turavugana ubu ngubu ari muri Amerika, nanabimushimira, ni umukobwa w'imfura, ntabwo ari wa mukobwa utandukana n'umuntu ngo amufate ukundi ni inshuti yanjye, inshuti yanjye kandi cyane. Ubu tuvugana se uri single? Nyuma yo gutandukana na Alice byagenze bite urugendo rwawe rw'igitandukanye? Nyuma yo gutandukana nawe nyuma yo gutandukana nawe nabahisemo guhagaritse kugira ngo banze amare refresh. Hari ibikomere wageze utewe na Alice like komutera uvuze ko ntabyo waba utarigeze umukunda, ariko umuntu mwamaranye imyaka irenga 8 uri umuntu wari waramaze mwamuziranye neza cyane. Yego. Ubu se Alice wafite umukunzi? I think so, gusa ntabwo arabimbwiraho tubiganireho mu buryo burambuye, ni ibintu no kubimubazaho kuko numva atari ngombwa, ariko byanga byakunda. Ni umukobwa mwiza utawe nk'uko. Ubifata gute iyo ubonye afite undi mukozi, cyangwa se aramutse ashatse wabyakira gute? Wabifata gute? Wakumva umerewe ute? It's amazing. Nahigeze kugira ngo ati nahita ndira. It's amazing. Nakifuje ko mwifuriza ibyiza, by the way, mwifuriza ibyiza, ashatse byaba ari byiza cyane, kandi ntekereza ko twamushyigikira, twahagarana nawe. Urumva ko urukundo rutakomeje ariko mwakomeje kubana kivandimwe? Magaciro igihe yamaze mu buzima bwawe on my side. Alice rwose ndumva mumenye impamvu rero ari crush we, impamvu yaruse ba Knowless na Bwiza mu buntu baba crush we, cyangwa se bari crush, agirira crush. Ese turetse abantu nagiye nkwereka mu buzima busanzwe, ubundi kugira crush muri like tuvuge muri bano bantu bari outside kuri social media, uvuga ati namugira crush kabisa mu buzima busanzwe? Crush bitandukanye n'urukundo, sinzi nimba ari no umuntu nyine ukumva haragukuruye, ushobora kubona bwa mbere ukabona wisumugirira akantu kabigakomeza, ariko impamvu bihita binaranye nk'urukundo nuko birangira, bigira igihe bikarangira. Igihe bikarangira ntabwo bikomeza. Ntabwo uwo muntu yabura, ntabwo umuntu yabura, ariko akenshi kuko ndi n'umuririmbyi. Uba uri mu rusengero cyane? Ni mu rusengero. Wagira umuntu crush musengana? Musengana? Muririmbana, musengana, muri mu rusengero rumwe, muhurira mu rusengero? Umuntu wishimira, kumva uramwishimiye, amarangamutima y'urukundo rwo kubana mugira umugore cyangwa se kuba mwabana crush wawe, kuko ntabwo wagira crush mushiki wawe. Yego. Ahubwo bikunze kumvaho, hari igihe mbona mushiki wanjye avuga ati kabisa mama yabyaye umukobwa mwiza. Ntabwo ari muri iyo sense. Urwo ni urukundo rwa kivandimwe rw'ababyeyi rw'iki, ahubwo umuntu mbona abana kabisa rwose yankuruye kwishira bikanga. Umuntu ariko nshobora kumwishimira bitewe n'ukuntu urabona abasore b'iyi minsi hari ukuntu bakunda inyuma h'abakobwa, cyangwa umwe akaba yakunda inseko z'abakobwa cyangwa isura y'umukobwa cyangwa se ibindi bintu biri ku mukobwa, ndetse n'imico n'abantu n'imico y'umuntu nko gukurura pe atanashamaje cyane, bikaba byatuma uwo muntu umugirira crush, umugira akantu k'urukundo nyine kakagukurura kuri we. So that's it. Umuntu arahari, ariko impamvu bintera nyirizina no kutamuvuze wenda nari kuvuga ntabwo ari muri abo twavuze. Ntabwo ari
ariko ndamukunda nyine hawe ndamwishimira. Yitwa nde? Yes. Ndamwishimira. Ariko waretse uwo muntu tukanamuhamagara nimba unafite nimero ze ukamubwira kuri crush wamugiriye crush cyangwa se mu by'ukuri ari crush wawe. Okay. Ntabwo bikunda. Yes, crush w'uyu munsi rero wa William yatubwiye ko tumweretse amafoto menshi agiye atandukanye aduhitiramo cyangwa se yanzura ko crush we mu by'ukuri Sofa bitewe n'abantu twamweretse ari Alice. Harya Alice urayitwa ndindi? Yitwa Ingabire Alice. Tunumvishe stories za hagati ye nawe z'uko bakundanyeho ariko batandukanye. Nubwo batandukanye ariko baracyavugana. Ubucuti bwarakomeje hagati yabo busanzwe. Rero ese Mugisha tarasoza wowe bitekerezaho iki uramutse habayeho break up hagati yawe n'umuntu? Nkeka ko iyo break up ibayeho bari abantu bagira amarangamutima atandukanye. Hari umuntu uvuga ati bitewe n'ukuntu namukundaga nako nakomeza kumuvugisha wenda byanansonikira yuko byakongera bikaba mu kunyana mugakundana ukahita ugenda ukamuhunga. Navuga ko amuhunga. Hari n'abakomezanya bakibera inshuti bakanahura bakishimana. Bibaho cyane. Nuko mbitekereza. Wowe se niko ngewe wowe byagenda gute? Ngewe tuzakwigana nyuma ya kamera ariko mu by'ukuri nuko bimeze uyu munsi. Rero muri Who is your crush? Crush we w'uyu munsi abaye Alice wahoze ari ex we. Ariko muri kumva Who is your crush y'umutumire wacu uyu munsi yahoze ari ex we. Murakoze cyane. Komeza ukore subscribe, sharing. Turaje ibiganiro ni buri munsi nawe tuzakugeraho. Stay tuned. Bless up.